Okay, twatangiye rero isomo ryacu nkuko bisanzwe nkuko musanzwe mumenyereye teacher Emmanuel kuri Vision Training Service Gisozi online kuri channel yitwa Wave.video TV. Ukurikira urebe no icyo tugiye kwiga uyu munsi. Wamenye isomo tugiye kwiga uyu munsi? Reka nibabwire. Tugiye kwiga uyu munsi uburemere ntarengwa bwemewe. Ndango mwakomeje kwibona mu mashusho yakomeje gutambuka imbere. Rero ngewe teacher Emmanuel navuze yuko nzajya mbazana amasomo yose hano kuri channel yacu ya Wave.video TV. Nimushaka rero kugira ngo tugendane, nimushaka kugira ngo udukurikirane, jya kuri channel yacu yitwa Wave.video TV. Nurangiza numara kuyisacinga babwire kare murakora kora subscribe, numara gukora subscribe akore notification maze ubundi kandi gutenera comment. Buri yumaye comment bamba numva ari sawa, ariko maze gushimira bamwe bamaze iminsi banyandikira bambwira ko bambwira courage, bambwira ngo komeza kwigishe ni byiza kandi biraryoshye. Rero yumbwiye kuriya ukambwira ukama comment ndishima cyane. Hari nakandi kantu nabonye mwatangiye kunkorera mugena mukora share, nkabona ku status yanyu murakiraho karaka video yo ukuntu numva ari sawa. Ndashimira abantu batangiye bakoze subscribe kuri channel yacu Wave.video TV. Ubwo mubona bakunze yuko isomo ryabaryoheje. Rero nyine yuko subscribe nabwiye ko uba wiyandikishije muri Vision Training Service Gisozi. Reka tubakiranye hari isomo duheruka kwiga rivuga ngo umuvuduko ntarengwa wagenwe. Rero reka tuve ku muvuduko ntarengwa wagenwe tujye ku buremere ntarengwa rero bwemewe. Ese uburemere ntarengwa bwemewe tuzabwiga mu buhe buryo? Reka tubanze turebe
ngira ngo uburemere ntarengwa bwemewe bari kutubwira yuko turabwiga mu bice bitatu. Ibyo bice bitatu nkuko tubibona hariya muri screen ni ibice bitatu. Baratubwira ngo harimo uburemere ntarengwa tuziga mu muhanda A, umuhanda B n'umuhanda C. Yes, umuhanda A, umuhanda B, umuhanda C. Iyo mihanda rero bayise akazina baravuga ngo umuhanda A ubundi ngo ni umuhanda w'igihugu n'imijyi, umuhanda B ni umuhanda utari w'igihugu n'imijyi, umuhanda C ni umuhanda utari w'igihugu n'imijyi ndetse n'indi mihanda itari nkayo idasa nkayo. Ese iyo mihanda ni iyi? Rero reka dukurikirane amasomo, ubundi nitumara kuyakurikirana turyoherwe n'amasomo yacu guturuka muri Vision Training Services, ariwe muterankunga wacu buri gihe tuhora tubabwira, noneho akoresheje channel yitwa Wave.video TV. Ndishimye cyane, ndanezerewe, ngira ngo abakurikiye iriya channel yacu urumva tumaze kugera ku basubscribe bagera ku 1000. Turifuza rero ko mukomeza mugakora subscribe, noneho zikaba nyinshi cyane, noneho zikarenga 1000, zikakomeza zikaba izindi zigeze ku rwego rwo hejuru. Tuzanakomeza tugende tubana n'ibindi, dukomeza gukunda isomo, dukomeza kubana natwe. Rero amategeko y'umuhanda ntago ari menshi. Ye kumbwira ngo yakubereye menshi, ntago ari menshi kandi nanone ntabwo ari n'amakeya. Ati tica aratujijishije. Impamvu babwira ko atari makeya ni ikinyarwanda cyiza kandi ni ikinyarwanda gikomeye kirimo amagambo azimije. Ubwo rero iyo udakurikiranye neza ubusanga benshi bibagora, usanga birabagora, usanga ntari gusobanukirwa ese ni igiki bashatse kumubwira. Ariko ngewe rero nka Manuel wanyu naje nje kubazanira ibyo bintu mwumvaga. Dore na mbere tugomba kubanza kumenya ese uburemere bashatse kutubwira ni ubuhe. Uburemere ntarengwa bwemewe bivuga iki? Bisanzwe bivuga iki? Uri kuvuga ngo bivuga uburemere ntarengwa bwemewe ikinyabiziga gishobora ikinyabiziga kidashobora kurenza hakurikijwe uko cyakozwe cyangwa ibiteganywa n'iri teka. Mwambabwira arakaza munabwiye ngo ibikurikizwa n'iri teka, ibiteganywa n'iri teka. Iri teka ni n'aya mategeko y'umuhanda. Ibikurikizwa cyangwa ibiteganywa n'aya mategeko y'umuhanda. Bango ni uburemere ntarengwa bwemewe ikinyabiziga kidashobora kurenza hakurikijwe uko cyakozwe cyangwa se ibiteganywa n'iri teka. Mwabwumvishije? Rero ntazagire umuntu uvanga ubwo buremere ntarengwa bwemewe ngo nubuhe kandi ngewe nabibabwiye. Reka turebe rero nababwiye ngo uburemere ntarengwa turabusanga mu bice bitatu ngibi. Ibice bitatu bango hari igice cya mbere kivuga ngo A, hari kabiri, hari B, hari gatatu ni C. Iyo A ivuga ngo ni mu mihanda y'igihugu n'imijyi kandi ngo uburyo bwo kuyigendamo bukaba bwaragenwe na Minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu. Uburyo bwo kuyigendamo bwagenwe na Minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu, ari wo bakunda kwita Ministry de Transport. Reka rero turebe. Rero uriye muhanda A tuzasangamo uburemere ntarengwa bwemewe bugera muri 4, ariko twiga butatu cyane, noneho tukongeraho bwa 4 bukaza ari icyitonderwa. Reka turebe. Ni ukuvuga ngo ikindi nanone kidufasha kugira ngo tumenye uburemere ntarengwa bwemewe nuko tubarira uburemere tubarira ku mutambiko. Kumbwira ngo umutambiko ni iki? Umutambiko nababwiye ko umutambiko ari icyuma gihuza ibiziga cyangwa se icyuma gihuza amapine. Hari abantu benshi cyane bwigize kumbaza ngo ariko teacher ubundi umutambiko twawubona dute?
umutambiko nta kundi kuntu ushobora kuwubona uretse kurebera uburyo ikinyabiziga kwa kuri cyo kigenda ukareba uko amapine atondetse. Nuko ugomba gufata umutambiko. Ikintu ngira ngo muracyumva. Reka rero turebe. Rero umutambiko umusanzwe, avuze umutambiko umusanzwe, ngo ku kinyabiziga gifite umutambiko umusanzwe ngo ntago kigomba gutwara uburemere ntarengwa burenze toni 10. Aho ngaho rero ni mu muhanda w'igihugu n'imijyi. Kabiri, ku mitambiko ibiri ikurikirana icyo kinyabiziga ntabwo kiba kigomba kurenza toni zingahe? 16. Ku mitambiko 3 ikurikirana icyo kinyabiziga ntabwo kigomba kurenza toni 24. Noneho bakongera bakatubwira bati ngo ariko ngo ikitonderwa ngo ku buryo ikamyo yakwikorera toni 50, ngo ariko ngo hashobora no kongerwaho toni 3 ku buryo ikamyo yikoreye cyane mu muhanda w'igihugu n'imijyi kurusha iyindi agomba kurenza toni 50 na zingahe? Nizi 4. Turabyumvike? Ese kuki mutambarira ngo umuhanda w'igihugu n'imijyi bisobanura iki? Ubundi imihanda y'igihugu n'imijyi bakimara gutegura iki gitabo, ubundi umuhanda w'igihugu n'imijyi wabaga ari umuhanda ukoze ku buryo bw'ubusirimu, uburyo bupavomye, uburyo bwa kaburimbo. Yabaga ari imihanda babaga barakoreye kuba yahuza igihugu n'ikindi. Tuvuge kuva mu Rwanda ujya Burundi, kuva mu Rwanda ujya Tanzania, gutyo. Yabaga ari imihanda ikoze cyane isirimutse. Uburere noneho intara, imijyi, umujyi wa Kigali, umujyi wa Kampala, ibintu nk'ibyo, sibyo? Rero iyo mihanda yabaga ari imihanda ihuza imijyi ndetse n'ibihugu. Yabaga ari imihanda ikomeye, namwe mwabyumvishije. Okay, rero hari ibindi bintu tutari kiriwe tujyaho cyane ngo tubyibandeho cyane, aho icyo mugomba gufata nuko mugomba kumenya yuko iyi mitambiko ariyo mugomba kumenyeraho ko iyo bakwaje umutambiko umusanzwe, kabone naho waba uziteye ibiziga 4 5 itoke nta kibazo. Wowe nukumva ko bavuze ngo umutambiko umwe usanzwe uzamenye ko ari toni 10. Hari ubundi buryo babibaza bakabizana noneho bakakizana kitari muri toni, bakabishyira muri rindi rugero. Urundi rugero rero buri toni 10 kilogarama 1010. Urundi rugero toni 13 kilogarama 1016. Urundi rugero toni 24 ni kilogarama 1024. Ni muzambwira ngo cyangwa ntabwo nabazaniye ibintu byose ntarabizanye. Ubwo rero n'uburemere ntabwo bweme tubonye ku muhanda w'igihugu n'imijyi. Reka tujye rero ku muhanda B ari wo wakangaye wa kabiri. Umuhanda B baratubwiye ngo ni mu mihanda itari y'igihugu n'imijyi, ngo ariko uburyo bwo kuyigendamo nabwo bukaba bwaragenwe na Minisitiri w'Ubutwara abantu n'ibintu. Bishatse kuvuga ko iyi mihanda yose ntabwo ipfa kujyaho gutya kubonye, oya. Ubwo buryo buba bwaragenwe na Minisitiri w'Ubutwara abantu n'ibintu. Rero baratubwiye bati ibinyabiziga tuzahasanga. Reka rero mbabwire kugira ngo mufate uno muhanda, buno buremere ntarengwa bunyuzwa butwarwa na bino binyabiziga bunyuzwa mu muhanda utari igihugu n'imijyi. Iyo mihanda tugomba no kubanza tukamenya ese iyo mihanda ni iyi itari igihugu n'imijyi. Yabaga ari imihanda icyo gihe ikoze neza mu buryo bukomeye, ariko nta kaburimbo irimo. Hari uburyo bayikora bagashyiramo abantu bazi laterite na amagaraviye asa gutya, ni igitaka gisa ukuntu. Icyo gitaka rero nicyo babaga batsindagije uwo muhanda ku buryo wari umuhanda ukomeye neza kabisa. Ubu rero babita umuhanda utari w'igihugu n'imijyi, ariko nayo ikaba yaragenwe uburyo bwo kugendamo n'ukagenwa na Minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu. Ubu rero mu mbabare rero tugendane. Reka rero turebe kugira ngo ahangaha muhafate. Ahangaha ubundi dusangamo uburemere bubiri bwonyine.
nubwo ibinyabiziga bitandukanye ariko dusangamo bubiri. Icyambere harimo toni 12 hakabamo na toni 16. Nubi toni 12 na toni 16 urumva yuko rero bitandukanye na haruguru twabonyemo toni 10 na 16 na 24 ariko hano tubonye 12 na 16. Rero guti ibi bintu bibatanga. Reka rero tureba hano bibatangira ariko ari naho naje nje kubasobanurira. Ahantu bibatangira nukumenya ese ni ibihe binyabiziga bakubajije. Gira ngo ibinyabiziga twarabyize mu busobanuro bw'amagambo, twabonye ibinyabiziga bikururana, twabonye ibinyabiziga twabonye makuzungu, twabonye remorque, twabonye bese ibyo twagiye tubibona. Reka rero mbereke rero akabanga ibanga bibi akabanga rero sasa kuki mutsindwa bino bintu. Hano rero ku muhanda utari w'igihugu n'imijyi bakora ngo uburemere ntarengwa bunyuzwa ku mihanda uretse imihanda y'igihugu n'imijyi. Ngo uretse imihanda y'igihugu n'imijyi ngo uburemere ntarengwa ku binyabiziga bimeze bitewe iyo kuvuga ngo uretse imihanda y'igihugu n'imijyi babayikuyemo imihanda y'igihugu n'imijyi, ubwo ntuwongere gutekereza uburemere bwo ku mihanda y'igihugu n'imijyi uhita ushakira ku muhanda utari w'igihugu n'imijyi. Ufite ikibazo kizajya gutsinda. Reka rero turebe ikintu bakubajije. Bakubwiye ngo ikintu ugomba kumenya ni ukuzumva niwumva bavuzemo makuzungu uzatega amatumba niba bavuze ngo makuzungu tuyikuyemo cyangwa se ubariyemo makuzungu, utabariyemo makuzungu cyangwa se ubariyemo makuzungu. Ibyo si ibya mbere, ibyo gusa. Ku bindi ni inyito yitwa ikinyabiziga gikururana, ikinyabiziga gikomatanye cyangwa ikinyabiziga gifatanye. Iranga ibyo nabi basobanuye mbabwira ko ikinyabiziga gikomatanye cyangwa ikinyabiziga gikururana cyangwa ikinyabiziga gifatanye bavuga ko ari ibinyabiziga bifatanye bigenda nkaho ari kimwe. Bavuga ngo kiba ari ikinyabiziga cy'imbere kiri kumwe na remorque yacyo iyo bigenda. Bavuga ngo ni ibinyabiziga bifatanye ngo bigenda nkaho ari kimwe. Rero bigomba guhabwa inyito imwe. Reka rero tubirebe. Ubariyemo makuzungu ni toni 12. Ikinyabiziga gifite imitambiko 2 ubariyemo makuzungu toni 12. Gifite 3 utabariyemo makuzungu ni toni zingahe? Toni 16. Icyo cyakunanira. Reka tugende turebe ikindi kinyabiziga cya kabiri aricyo bagenderaho kuri umuhanda utari igihugu n'imijyi. Bavuga ngo ni ibikomatanye bifite imitambiko 3. Urabyumva ibikomatanye? Yango nababwiye ngo ni ikinyabiziga gikururana cyangwa se gifatanye kigenda nkaho ari kimwe. Cyoto ngo iyo gifite imitambiko 3 ibikomatanye bifite imitambiko 3 ngo toni 12. Murumva ko icyo kinyabiziga no ngo maze mwumve uwo muhanda kuntu baba bawuciye intege cyane. Bango ntabwo ukomeye woroke ubaze nk'iyo modoka yose ingana gutyo igatwara toni 12 zonyine. Urumva nta kantu karido special quand même. Ikindi ibikomatanye bifite imitambiko 4 cyangwa se irenga. Ibikomatanye cyangwa se ibikururana cyangwa se ibifatanye bifite imitambiko 4 cyangwa irenga ngo ni toni 10 na zingahe? 16. Mwabyumvishije? Turarangije. Bongera kandi kantu kavuga ngo cyakoza ibinyabiziga bikururana muri muhanda utari igihugu n'imijyi ntago bigomba kurenga toni 20. Icyo kibazo kikundanye no kuza bagatondeka bavuga ngo uretse imihanda y'igihugu n'imijyi ngo ese ngo uburemere ntarengwa ku binyabiziga bikururana bunyuzwa ku iyo mihanda n'ubuhe? Ni toni 53, ni toni 40, toni 24? No, ni toni 20. Upfa kumvamo ngo ibinyabiziga bikururana toni 20. Icyo kintu kizongeye kugutsinda kandi ndizera ko kitazongera kugutsinda. Reka rero turebe umuhanda wa gatatu ariwo umuhanda C. Umuhanda C uravuga ngo uretse imihanda itari igihugu n'imijyi kimwe n'indi itari nkayo ngo kandi ngo kuyigendamo uburyo bwo kugendamo bukaba bugenwa na Minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu ngo uburemere ntarengwa bunyuzwa buba buteye bute. Uyu muhanda rero reka nkubabwire ngira ngo indi mihanda nayo basobanuriye ariko uyu muhanda nimba mubizi neza hari imihanda ikunda gukorwa ya VUP. Iriya mihanda tugenda tugacishamo turi gukora umuganda ngira ngo public work ndumva tutakikora ariko
iriya mihanda tuba dukora iyo mu makaritiye yo mu byaro, iriya mihanda niyo bashatse kuvuga ahangaha. Iriya mihanda itaranyuzwemo n'amashini, itaragize gute, mbese nta buryo bundi buri de special baba barukoreye. Uwo niwo muhanda rero wa se. Umuhanda wa se wumva 7 1 2 3 4 5 6 7 toni 7 cyangwa se kilogarama 7,000. Urumva ko uyu muhanda nyine kameme ni umuhanda woroheje, umuhanda uciye bugufi. Kandi bakongera bavuga ngo ku buryo umutambiko w'ikinyabiziga kiwunyuzwamo ngo ntabwo ugomba kurenga ubwikorezi burenze toni 3 cyangwa se kilogarama 3,500. ngira ngo rero urumva ko ako kantu ari akantu keza cyane kandi mugomba kwitaho ku buryo bwiza. Rero nyiraho ndumva turangije naho birangiriye. Cyo mugomba gufata hanga ni iki? Mugomba kwitondera gufata bura buremere ntarengwa bunyuzwa mu muhanda umuhanda w'igihugu n'imijyi, ko nibo bakunda kubaza mu tubazo twinshi cyane. Bakubaza mu muhanda ngo ku muhanda usanzwe ufite ngira ngo ufite umutambiko umwe usanzwe ngo uhuza ibiziga bine, nta kindi ni umutambiko umwe usanzwe. Iyo bavuze umutambiko umwe usanzwe uhuza ibiziga bine, nta kindi ni toni 10. Bavuga umutambiko umwe usanzwe cyangwa imitambiko isanzwe igizwe n'imitambiko 3, toni 24. Reka rero dukomeze mwe muzagende musome video muyikurikirane cyane, muyige cyane, mukomeze muyige ibagiye mu byacengeremo. Mwabyumvishije? Rero nizere yuko tagira umunyeshuri uzongera kuza kumbwira ngo nuba warebye ino video, nuba wakurikiranye iyo video, hatagira umunyeshuri uzongera kuza kumbwira ngo rwose cyangwa batubajije ngo ibigendanye n'uburemere ntarengwa ngo rwose ngo twabutsinzwe. Yeba wowe uzamba urunze n'icyo kibazo ukinyereke rwose umbwire iki kibazo cyagutsinze kandi ngewe narabikigishije. Kigutsinda gute? Kumenya ibintu by'umutambiko gusa, imitambiko 1 2 3 umutambiko 2 iri kumwe makuzungu, imitambiko 3 itari kumwe muri uramanta y'iguru miji. Ngira ngo rero ibyo ngibyo nta mpamvu yo kubitindamo cyane, ahubwo hari ikindi kintu dukomerejeho. Iyo bavuze ngo uburemere ntarengwa bwemeye ku nziga z'ibinyabiziga ngo bugomba kuba buteye bute, kuko ku nziga naho turahiga. Inziga ngira ngo rwa ruziga rw'ipine rugenda rwizenguruka ku ipine, bivuga ngo naho uburemere ntarengwa bunyuzwa kwa rwa ruziga bwo ngo buteye bute. Rero baravuga ngo ku nziga zihagwa, inziga zihagwa ngo uburemere ntarengwa bwa rwa ruziga ngo ni toni 320 cyangwa se kilogarama 3,200. Ubwo rero ugomba kubifata gutyo. Noneho bakongera ngo kandi ngo imbaraga z'umwuka ira volume ngo ni kilogarama 5 n'igice, kilogarama 5 n'igice. Nuvuga ngo mugomba kubifata, nuvuga ngo ku ruziga ruhagwa, inziga zihagwa toni 320 kuri ku mbaraga z'umwuka kilogarama 5 n'igice. Ubwo aho ngaho ni ku nziga zihagwa. Noneho isongerwa mu mwuka na kauchu, isongerwa mu mwuka ni toni 15, ngo izidahagwa na kauchu toni 8, ngo noneho izo mu byuma ni kilogarama 250. Ngira ngo ako kantu murumva. Rero cyane cyane bakunda kubaza kino kivuga ngo inziga zihagwa. Inziga zihagwa niho bakunda kwibanda cyane kubaza. Nizera yuko rero banyeshuri nkunda kandi bo muri Vision Training Services, nizere ko muri mukurikirana aya masomo kandi rwose mujye mu makomenti. Ibyo bintu ndabikunda, buri gihe mbambi babaza kuko niba mukunda teacher wanyu mwagiye koko mu makomenti. Ari kibazo rwose ibyo bibagoreye kwandika ngo very nice, kwandika ngo very good,
cyakoze hari amazi very nice ariko congratulations hari ukuntu kumbwira ngo ariko teacher wahinduye ibi ngibi wakwigishije gute ibyo byamfasha nanjye bigatuma mbasha gutegura amasomo yanjye neza ariko hari umuntu uzakambwira congratulations good thank you and me also my feedback again mbahereza mitamabwira thank you so much cyase nkaba love nkaba umutima w'urukundo love you yes so noneho tugeze turacyakomeza isomo ryacu hari icyo bita uburemere ntarengwa bwemewe n'ubwikorezi kuri buri mutambiko utsindagira ku butaka ngo buteye bute ngira ngo hari abantu batazi umutambiko utsindagira ku butaka muzakurikirane bino binyabiziga bita imashini bikora imihanda muzabona imitambiko bafite itsindagira ku butaka bura rero nibo bita umutambiko utsindagira ku butaka muzakibona aho bazaba bari gukorera imihanda rero ngo ubwo buremere ntarengwa rero bwemewe n'ubwikorezi kuri buri mutambiko rero utsindagiye ku butaka baratubwira ngo ntushobora kurenga ubw'ikinyabiziga n'imitambiko yacyo biyemewe sako kantu ni koroshye ikindi ngo n'ibyari imitambiko ibiri ya nyuma ikinyabiziga idashobora kwikorera ibirenze toni zingahe 5 ngira ngo twabonye ko hari igihe usanga hari ikinyabiziga gifite umutambiko umwe hari igihe usanga hari ikinyabiziga gifite imitambiko ibiri noneho bavuga ngo n'ibyari imitambiko ibiri ya nyuma idashobora kwikorera ibirenze toni zingahe 5 ngo n'igihe ngo ibihana intera itagera kuri metero imwe hagati yayo bavuga ngo hagati y'umutambiko n'undi hakaba harimo intera itagera kuri metero imwe icyo gihe ntabwo ikinyabiziga cyo kigomba iyo mitambiko ibiri ya nyuma cyo kigomba kurenza toni zingahe 5 ikindi rero batuwe ngo ninde ushobora kugabanya rero bwa buremere ntarengwa bwemewe ku bice bimwe na bimwe by'umuhanda mu mateme no ku byombi ngo ninde ushobora kugabanya uburemere ntarengwa bwemewe ahantu hatandukanye batubwiye ngo ku bice bimwe na bimwe by'umuhanda hashobora kuba ari ku mateme hashobora kuba ari amateme ngira ngo murayazi no ku byombi ugasanga wenda hari amateme n'ikiraro ngira ngo murabyumva ngo ninde ushobora kugabanya uburemere ntarengwa akavuga ati nimba kino kiraro twatishagaho toni 20 akavuga ati ubu noneho bitewe n'impamvu runaka bitewe n'uburyo kino kiraro gikoze ndashaka ko muzajya munyuzaho toni byibura 15 uwo muntu ninde ugomba kubikora ikindi iyo bavuze ibyome kunyuzwa mu cyome icyome ni amato manini buri nakagombye kubabaza ngo ese icyome ni iki mukazabinyandikira muri comment icyome ni amato manini ya yandi manini atwara andi mato atwara ibinyabiziga atwara imodoka ibintu byinshi cyane ndetse n'indege ibyome abantu rero baturanye n'ibyome abantu bafite ngira ngo mu Rwanda turafite wenda icyome aho bita mu Kivu ngira ngo Kivu muzagire mujye kureba ya mato manini ahari agenderamo nimba hari ibizi ya dono ariko ndumva icyome na mato manini atwara ibindi bintu ashobora gutwara indege ashobora gutwara ibinyabiziga ashobora gutwara ibyinshi rero icyo ni icyome akaba yagabanya rero uburemere bunyuzwamo icyo cyome nimba bavuga ngo icyome cyanyuzwagamo toni 10,000 akahita agabanya ati bino nazajya hanyuzwamo toni 11,000 ubwo rero ninde baravuga ngo ni minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu uwo niwe ufite ubwo burenganzira mu nshingano zo kuba yagabanya uburemere ntarengwa ku bice bimwe na bimwe by'umuhanda ndetse no ku bibuga n'ibyome ndetse n'iki n'amateme ngira ngo mwamwumvishije reka rero turebe utundi tuntu turyoshye utundi tuntu turyoshye ngo ni ibihe binyabiziga bitegetswe gushyirwaho ikimenyetso cy'uburemere iki kibazo gikunda kubazwa cyane
ibinyabiziga bitegetswe gushyirwaho ikimenyetso cy'uburemere ntarengwa. Ugasanga ikinyabiziga gitwara ibintu ariko inyuma hariho ikimenyetso cy'uburemere ntarengwa. Ubwo buremere nyine yo ushobora gushyiraho ni toni 80, toni zingahe 50 cyangwa toni 20 kitagomba kurenza. Ese ni ibihe? Katero ibyo binyabiziga byari aho ngo ni ibinyabiziga bitwara uburemere ntarengwa bwemeye burenga toni zingahe 3. Twibukiranye ngira ngo kwiga byerekeranye umuvuduko, nababwiye ko hari ibinyabiziga nabyo biteye gushyirwaho umuvuduko ntarengwa wemewe. Twabonye ko hari ibinyabiziga bitwara uburemere ntarengwa bwemeye burenga toni zingahe 5. Ikinyabiziga gitwara uburemere icyo gihe gishyirwaho ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa. Hano rero ni ku buremere. Rero ikinyabiziga gishyirwaho ikimenyetso cyerekana uburemere ntarengwa bwemeye kitagomba kurenga. Cya kinyabiziga gitwara uburemere ntarengwa bwemewe bishobora kurenga toni zingahe 3. Icyo ngicyo gishyirwaho ikimenyetso cy'uburemere ntarengwa bwemewe. Twabyumvise ngo kandi iki kimenyetso cy'uburemere ntarengwa bwemewe ngo kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza ngira ngo ntago mubizi neza, ariko turi hafi yo kuzabyiga. Nitangira kwiga ibyapa nzabibazanira mise mbibutsa bya byapa bibuza. Ubundi ibyapa bibuza birangwa n'ishusho y'iki y'uruziga, noneho bikaba bimeze nk'ingasire. Ngira ngo ubushize nigeze kubivuga babwira ibyapa bibuza n'ibitegeka bikirwa ahantu hakorerwa imirimo, nabivuzeho. Kandi ikindi ubuso handi hagati agomba kuba asa n'umweru, noneho kirango cyanditsemo iriya mibare yanditsemo ibisa n'umukara. Cyo ni cyapa rero kibuza. Vuba icyo kimenyetso cyerekana uburemere ntarengwa bwemewe kiba gisa kiri mu bwoko. Ikindi kandi ubuhagarike bw'ibyanditsemo ngo ni santimetero 3. Iyo bavuze ubuhagarike nimba twanditsemo 30, ubwo bwa buhagarike aho byahagaze. Icya kabiri, umubyimba w'ibyanditsemo ngo ni milimetero 5. Umubyimba ingano nimba twanditseho umubare 8 tukasubiramo inshuro zingahe kugira tugaragaze umubyimba w'ibyanditsemo. Umubyimba tuvuge hano uyu ni umubyimba, umubyimba w'ibyanditsemo kamenya yuko ari umubyimba. Iyo bavuze umubyimba urumva nyine kugira ngo uwo mubare ubashe kubonwa na buri wese uri kuwureba. Kandi ngo bishyirwa ahagana imbere ku ruhande ku rubavu ku ruhande rw'iburyo. Ikibazo rero uburyo bakunda kukibaza cyane kiravuga ngo ese ngo ibinyabiziga ngo bishyirwaho ngo ikimenyetso cy'uburemere ntarengwa ngo bya gisirikare ngo bishyirwa hehe? Niba mu ibinyabiziga bya gisirikare ntuzagire ngo ni igikuba cyatiste, ntuzumve ko ari ibindi birezi. Nta bireze. Ikinyabiziga cya gisirikare nubwo wenda gifite titre y'uko ari icya gisirikare, ariko nacyo kigendera kuri tegeko kuko nacyo cyagenewe gutwara ubwo buremere, gipfa kuba kirenze ubwo buremere burenga toni 3. Icyo gihe nacyo bagishyiraho ikimenyetso cyerekana uburemere ntarengwa bwemewe gishobora kurenza, ariko nacyo aho bavuze kigomba gushyirwa nacyo niho kigomba gushyirwa. Bavuze ko gishyirwa hehe? Ahagana imbere ku rubavu ku ruhande rw'iburyo. Ubwo rero nacyo niho kigomba kujya. Ikindi ni rero ibinyabiziga rero bidategetswe gushyirwaho ikimenyetso cy'uburemere ntarengwa. Twamaze kubona ko hari ibinyabiziga bitegetswe gushyirwaho ikimenyetso cy'uburemere ntarengwa, none tugiye kureba ibinyabiziga bidategetswe bitemerewe atari ngombwa yuko bigomba gushyiraho ikimenyetso cy'uburemere ntarengwa. Ibyo binyabiziga rero ni ibi. Reka tubirebe. Harimo imashini zihinga. Imashini zihinga murazumva ni za zindi dukunda kwita ngo ni caterpillar, ngo tractor, n'ibindi. Caterpillar, imashini zihinga. Hari n'ubundi buryo bakunda kuzita ngo ni imashini, ngo ni ibinyabiziga bipatana imirimo, cyangwa se ngo ibinyabiziga ngo ibinyabiziga bifite imipira irambuka n'itarambuka, cyangwa se ibinyabiziga bifite ibikoresho ibyuma bibuza kwiceka bitewe n'uburyo byakozwe. Ubu bifite amazina menshi cyane, hari ukuntu bayazana mu materime nk'ayo ngayo ugasanga aragutsinze kandi bitakabaye. Kizima no kugomba kumenya ngo cyangwa se bakavuga ngo ni ibinyabiziga bidasanzwe, ibintu nk'ibyo. Rero ni ukuvuga ngo ibyo binyabiziga imashini zihinga
imashini zihariye zikoreshwa n'abapatanye, harimo za autobisi za autobisi nyirango ni bya bisi binini hano mu Rwanda tugiye bakunda kwita Yutong, KBS n'izindi nyinshi za Jaguar zaki, izo zose rero ni autobisi. Ikindi n'izindi zitwarira hamwe abantu, ngira ngo ibinyabiziga nababwiye bitwarira hamwe abantu ni ibinyabiziga bitwara abantu barenze 8 utabarimo umuyobozi, cyangwa se iyo bashobora kuvanga gutwarira abantu hamwe cyangwa se gutwara abantu muri rusange. Ibyo rero nibyo bita ibinyabiziga bitwara abantu hamwe. Ikindi cya kabiri, ku mizigo ikinyabiziga cyikoreye ngomba kuba bagomba gushyiraho ntago ikimenyetso cy'uburemere ntarengwa. Ako kantu rero mugafata mwabyifishe. Ibyo rero nibyo binyabiziga bidushyirwaho ikimenyetso cy'uburemere ntarengwa. Tugeze rero ku ngingo ya nyuma kugira ngo dusoze, kandi mbasaba kugira ngo rwose banyeshuri banjye nkunda mumbabarire mukurikira aya masomo kandi muzabona inyungu nyinshi. Reka rero turebe isomo rya nyuma mbasezeraho babwira ngo bye. Turi kumwe ku isomo rya 13, ngira ngo iri ni isomo rya 12 nkuko nababwiye. Reka rero turebe isomo rya turisoza. Rero baratubwiye ngo iyo umuvuduko iyo umukozi ufite ububasha ashidikanyije ku buremere ikinyabiziga cyikoreye bigenda bite. Birashoboka kuba utwaye imizigo ukuye Dar es Salaam, ukuye Kampala, ukuye Bujumbura, ariko ntabwo uriya muzigo ujya upakira ngo upakire utazi ese ni ibiki ntwaye mu kinyabiziga cyane. Umubare w'ibyo ntwaye ndawuzi. Ibyo ubizi rwose, ufite n'ipapuro bakwandikiye ibintu nk'ibyo. Barakubaze ngo none uriya mukozi ufite ububasha umwe twabonye wambaye ku buryo bugaragaza imirimo akora, afite n'ikarita igaragaza imirimo akora, iyo akubonye agahita ashidikanya ku buremere ikinyabiziga cyikoreye ngo bigenda bite. Ubundi iteka ritubwira ko wowe muyobozi uba ugomba kumuba hafi. Umuyobozi amuba hafi kugira ngo agira ate, kugira ngo amufashe kubyigenzurira mu gihe kandi nabwo kitarenze amasaha abiri. Ngo nuba nyuma y'amasaha 2 nta mande. Yes, ubwo rero nuba ngo ugomba kwita umuba hafi kugira ngo umufashe kubyigenzurira. Nta kundi kuntu uzamufasha uretse kumwereka ibyangombwa bigaragaza imizigo wikoreye uko ingana, nta kindi. Ubundi bindi akabasha kubyigenzurira. Yasanga ko barengeje uburemere bwagenwe akaguhana. Rero mwitonde mureke guhanwa, mutazahanwa na polisi, mutazahanwa n'umukozi ufite ububasha kandi ngira ngo abakozi bafite ububasha twarabonye na rura yaguhana kuko nabo ni abakozi bafite iki ububasha. Rero ni Emmanuel kuri Vision Training Services online kuri channel yitwa Wave.video TV. Ndabasaba kugira ngo rero mukore subscribe, ndabasaba kugira ngo mukore muduhe comment, mutugaragarize, mutugese muratwigisha neza cyangwa ntabwo mutwigisha neza. Ni mubimbwira, ariko mushobora no kunambwira ati rwose teacher byibura utwigisha neza turagushimiye. Nabyo nta kibazo byangwa neza, nabyo nta kibazo byangwa neza. Rero reka mbashimire ubwitange, mbashimire uburyo turi gukomeza kubana kuri Wave.video TV. Tuzagaruka mu isomo rya 13. Ciao.